narababaye ndababara ariko bashakisha uburyo naseka, bashakisha uburyo nareka kurira, bashakisha uburyo naba ndetse kurira. Mu by'ukuri abantu bazi ko indwara z'amayobera ziza, rimwe bakavuga ko ari ibirozi, rimwe bakavuga ko ari izindi ndwara zaje umuntu atazi. Njye sinari nzi n'indwara ndwaye, babona ikibazo mfite mu kaguru basangamo ko narwayemo kanseri. Baramumuriza ndarira cyane. Hari n'impamvu umuntu arira kugira ngo aruhuke umutima, kuko iyo ubabaye umutima cyane umutima wawe urakomereka cyane ukumva ugiye kuvamo. Mfite agahinda kenshi, mbabwire ko naje mu modoka nazi naho njya, ku buryo bari no kundenza aho nari kugera, kubera ko nari mfite agahinda mu mutima wanjye. Shishikariza abantu bafite intambara n'ibibazo, mu kigeragezo urimo uzajya usenga Imana. Hari abantu bashobora kukwitaho mu buzima bwawe, wowe batagendeye kuri mwiza, batagendeye kuri umuntu ukomeye, ahubwo bakareba ikibazo ufite ari cyo kwihutirwa, kuko umubabaro narawibagiwe. Numvaga ko birangiye, numvaga ko byose birangiye, ariko ubu ngubu meze neza. Ndashima higejeje ko rambaye nyishimiye. Ndashima Imana ko yanyujije kanseri. Reka tubahe ikaze kandi turabashuhuje bakunzi b'Umwizerwa TV. Wowe wamwizerwa aho uri hose, reka dusuze umwizerwa aho ari hose mu mpande enye z'isi zitandukanye, abari kudukurikiranira wenda mu rugo, abari aho muri hose turabashuhuje. Uyu munsi rero dufite umutumirwa, reka tumwakire hanyuma. Mwaramutse neza? Ego, amakuru ni meza. Yego, reka utwibwire hanyuma twibwire amazina yawe. Yitwa Musabyimana Juliette, umukozi w'Imana uvuga iby'Imana yamukoreye naho yamukuye. Yego. Musabyimana Juliette, iyo tuvuze Musabyimana Juliette ni muntu ki? Musabyimana Juliette ni umukobwa ukorera Imana, uvuga Imana yamukuye, Imana yamukijije indwara yari ikomeye cyane. Imana rero yanyujije kanseri, nkaba naje gukomeza n'abafite intimba mu mitima yabo. Ukaba waje gukomeza n'abafite intimba mu mitima yabo. Juliette, ubundi uri umunyarwandakazi, uvuka hehe? Juliette ndi umunyarwandakazi, nturuka mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Karangazi. Ndi umukobwa n'abana mfite, mvuka muri famiye y'abana batatu, ni ngiye mfura kwa mama na papa. Nuko Juliette, urakoze cyane. Wambaye neza? Ndabona usa neza cyane rwose. Juliette, uri kumva umeze neza se? Meze neza, ndakomeye, ndashima Imana. Yego. Juliette, umunsi mwiza kuri wowe aba ari umunsi umeze gute? Umunsi mwiza iyo mbyutse nkabona mumeka, shima Imana kuko hari ibyo iba yarankoreye kandi iba yambyukije amahoro. Hari byinshi byahegaga ubugingo bwanjye, ariko iyo ndamutse mba numva nezerewe mu mutima wanjye, nongera kubwira umutima wanjye shima Uwiteka kuko yakurinze. Okay, rero mbere yuko dutangira kugira ikintu tuvuga, reka tuguhe umwanya ushima Imana. Reka tuguhe umwanya usenga Imana kugira ngo dutangire tuganire twiragije Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, uri umwami ugira neza. Turagushimiye kubw'uburinzi bwawe, turagushimiye ko waduhaye uyu munsi, nta gikuba cyacitse kuri twebwe nk'abana bawe. Ndagusaba kugira ngo uhagararane natwe, utuyoboreshe intambwe zawe, ukomeze kuturinda turi imbere yawe y'amaso. Ndagusaba kugira ngo urinde n'abarwayi n'abafite intambara n'intimba bakize mu izina ryawe Yesu Kristo, urihagije kandi uzahora ku ngoma. Amen. Amen. Urakoze cyane. Ese usengera hehe? Ndi umwadeperi, paruwasi ya Nyabagendwa. Umurimo nkorera mu itorero, ndi umuririmbyi ivugabutumwa mu ndirimbo. Yego. Ugiye kutubwira rero ijambo riri kugufasha uyu munsi. Uyu munsi ijambo wumva wabyukanye muri wowe kugira ngo urifashishe n'abadukurikiye. Ijambo ririmo kumfasha riri mu Abefeso ibice
ibice bitatu, turahera ku murongo wa 20. Aravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Amen. Ijambo ry'Uwiteka rero nabyutse mu gitondo numva ko Uwiteka yankunze nta kiguzi. Hari impamvu Imana iba yatubwiye ngo ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo twibwira. Abana b'abantu bashobora kukubwira ibintu nibibe, bashobora kugusezeranya amasezerano ntasohoke, ariko Imana iyo yagusezeranye irabisohora. Niyo mpamvu tuvuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo twibwira. Twebwe nk'abana b'abantu dushobora kwibwira ko buri runaka ashobora kukugirira neza, ariko ntago yakugirira neza nk'uko Imana yawe yakuremye yakugirira neza. Niyo mpamvu tuvuga ngo cyane cyane ibasha gukora cyane ibyo twibwira. Iyo tubitekereje tunezerewe mu mitima yacu, Imana irakora. Kandi iyo ufite icyizere, cya mbere ni icyizere mu buzima bwawe. Iyo ufite icyizere, Imana iraza igakora. Amen. Murakoze cyane. Ibasha gukora cyane ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Tukiri kuri iri jambo Juliet, hari ibintu Imana yagukoreye ujya kuza hano, ibitangaza Imana yagukoreye. Ndashaka umbwire urugendo rwawe rw'ubuzima. Ubundi Juliet wakiriye agakiza ryari? Ye nakira agakiza muri 2006. Mama yajyaga gusenga akadushishikariza kujya gusenga, nanjye nkumva nyotewe gusenga cyane. Agenda nkaririmba mu bana, tukumva ijambo ry'Imana, nkumva ndanezerewe. Nkomeza gukora umurimo w'Imana mu itorero ryanjye ndimo rya ADEPR. Murakoze cyane. Reka none tugere ku rugendo rwawe rw'uburwayi. Byatangiye gute? Duhereye imuzingo ukuntu byagenze. Uburwayi bwanjye rero natangiye navutse ndi muzima. Navutse ndi muzima nkambakamba nk'abandi bana, ngenda neza, mama nyambika bikwiye, mama andeba nk'uko bikwiye, akabona ndi umwana ushitse. Ariko ubuzima nk'uko buhinduka, navutse ndi umwana umeze neza. Ariko bigeze 2014, mu mwaka wa 2014 nibwo nafashwe n'uburwayi bw'amayobera. Ntago namenye icyo narwaye, nagiye gusutama, ngiye gusutama biranga. Mu ruhiniro byanga guhina. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 15 muri 2014. Yari mfite imyaka 15. Nkomeza kurwara. Nari mfite papa na mama, ariko papa na mama ntago babanaga, bari baratandukanye. Ariko kubera gusenga Imana, na papa narwaye adahari, yari ari kwa muganga. Nkomeza kurwara uburwayi bw'amayobera, ariko nabana n'ababyeyi banjye. Mama ari ahandi na papa ari ahandi batari kumwe. Ubu ngubu wowe wabaga hehe icyo gihe? Nje nabaga kwa papa, nyine ndi kwa papa. Ariko nyine papa wanjye ari kwa muganga arwaye. Nanjye rero uburwayi buhita bumfata. Bumfashe rero nyobego bimfashe guhina biranga, nangira kurwaragurika gutyo. Yego. Muri ubwo burwayi bwawe warwariye, ubwo ni kwa papa wabanaga nande? Nabanaga na papa wenyine n'abana bacu, musaza wanjye na murumuna wanjye, twari turi abana 3. Yego. Aha, komeza none utubwire. Ndangije ubwo burwayi bukomeza kuba bw'amayobera, ngiye ngira ngo ni ibirozi. Njya mu miti y'Ibinyarwanda, mbona ntacyo biri kumfasha. Mbona ahubwo ndimo kushya umubiri wanjye wose, kuko sinarinzi icyo ndwayemo. Kwa kundi abantu bavuga ngo babaroze, nge ntago narinzi icyo ndwaye muri ako kaguru.
nibwo natangiye kuvuga ngo reka nishakire amafaranga ndebe uburyo najya kwa muganga kuko nta bushobozi twari dufite kandi n'ubu nta bushobozi dufite. Nibwo rero natangiye kujya kwa muganga. Ntabwo natangiye kujya kwa muganga, ahubwo nakomeje kubura amafaranga yo kujya kwa muganga. Ndavuga ni reka nshaka uburyo najya kwa muganga, kandi mwibuke ko papa yari ari kwa muganga. Ako nanjye ubwanjye ndwaye nazi uko bizagenda, nta mafaranga dufite nta n'ubushobozi dufite. Ariko njya mu kazi ko mu rugo kugira ngo nshakishe amafaranga yo kuzivuza ubwo burwayi. Ndangije kubera ko nahinaga ndanyerera nikubita hasi. Nikubise hasi kubera akaguru rero naranyereraga, nyereye ndakicarira kubera ko nabashaka guhina mba ndagahinye gahita kabyimba. Tukiri aho ngaho, wavuye iwanyu ujya gusaba akazi ko mu rugo umeze gutyo, byarakoreye kukabona? Byaranyohereye kubera ko ntago nari mbyimbye, sikari kabyimbye, nari meze neza. Ahubwo aho natangiye akazi nibwo nanyereye nikubise hasi, nibwo kahise kabyimba. Kamaze kubyimba biba ingaruka, urugendo rwanjye rwo kubabara ruratangira. Birangiye ndavuga se nkomeza gukora kubera ko amafaranga nabonaga yari make, atari kumbasha kunjyana kwa muganga. Nta mituweli nari mfite icyo gihe, nta mituweli nari mfite, kandi byasabaga ko umuntu yivuza afite mituweli. Wabaga udafite mituweli bakaguca amafaranga menshi. Mwibuke ko iwacu twari turi abakene, nta kintu twari dufite. Iyo njya kwa muganga nta mafaranga mfite, nta mituweli, byari kuba ikibazo. Rero namanje kuvuga ngo reka manze nkorera amafaranga, nshake n'iyo mituweli mbona uko nivuza. Nibwo nakomeje gukora, ndakomeza ndakora, bigera mu kwa 9. Ariko hagati aho ngaho kubera nari narahereye muri uwo mwaka wa 2014 ndimo gushakisha amafaranga narayabuze. Nabona nayo mafaranga kubera ko ari nge wari utunze ba murumuna wanjye na musaza wanjye, nkagerageza uburyo bushobotse ku buryo nabaha amafaranga kugira ngo bajye ku ishuri. Nkabura uko nakivuza kubera ko nta bushobozi nari mfite bwo kwivuza. Rero nkomeza kugomeza aho ngaho, nkomeza gupagasa ayo mafaranga, ntayabona kubera ko buri mukobwa aba akeneye utuntu, nkayajyana muri ibyo ngibyo, nkabura amafaranga yo kwivuza. Nubwo indwara rero yagiye ikomeza ikura, njye ariko simenye ibirimo, numvaga ko ari ibintu bisanzwe, sikanjyaga icyo gihe, ahubwo kakomeje kunjya, kandiye mu kwa 9 muri uriya mwaka wa 2020. Ubwo no kuva 2014? Ni ukuva 2014. Wari ugikora ahantu mu rugo rumwe, ahantu hamwe? Oya, ntago nakoze hamwe. Kuko nakoraga hamwe, rimwe bakanyambura amafaranga, bikaba ngombwa ko nshaka ahandi nkajya gukorera amafaranga. Ariko ntangira kwivuza aho nabaga narimo amaze imyaka 4. Niho rero natangiriye kwivuriza mu kwa 9 kuri ya mwaka wa 2021 twavuyemo. Wagiye gutangira kwivuza noneho bigeze ku stage, byari bimeze gute kugira ngo ujye kwivuza? Natangiye kwivuza bikomeye cyane, ndimo kuribwa umubiri wanjye wose, ndimo gushya, nahagarara umwanya munini nkumva mu kaguru ndatitiye, nkumva ndimo kutitira cyane, nkumva kafashe ibinya, nkumva simeze neza, nahagarara umwanya munini nkumva ngiye kugwa hasi, nkumva umubiri wanjye ucitse imbaraga nyinshi. Nkumva noneho naryama, maze gukora akazi naryama, kubyuka nkumva sinabyuka kubera kubabara umubiri. Utangira kujya kwivuza? Nangira kwivuza mu kwa 9, nangira satire du sati. Nibwo natangiye kwivuza hari iyi Masaka, niho natangiriye kwivuriza. Ngeze i Masaka baravuga ngo babona uburwayi bwanjye babona ubwayi bwanjye burakomeye cyane, kubera ko bari bamaze kunyuza muri sikaneri mu cyuma kugira ngo barebe ikibazo mfite mu kaguru. Nibwo banyihutishije banjyana i Kanombe.
ngeze i Kanombe mura n'abaganga, muye n'umuganga aramfasha, amfashije babona nyine mfite ikibazo cyihutirwa kandi hari impamvu yuko ibitaro byari bikeya, abarwayi barimo benshi kandi nanjye mfite ikibazo cyo kwihutirwa. Hari umuganga, Imana ibifite uko ibigenza, Imana turabivuga nk'abayibonye. Hari umuganga ansabira ubufasha undi muganga mugenzi we. Hari abantu bashobora kukwitaho mu buzima bwawe, wowe batagendeye kuri mwiza, batagendeye kuri umuntu ukomeye, ahubwo bakareba ikibazo ufite ari cyo kwihutirwa, bakabona ko wowe ukwiye gufashwa vuba vuba, bakagusabira ubufasha ku muntu azi. Hari n'ubu bizi ako nabikore. Ndashimira uyu muganga wabikoze, nareba iki kiganiro yumve ko mushimiye. Ngeze i Gahini hariyo n'umuganga wamfashije, ariko hagati aho ngaho nari nababwiye ko nta mituweli nari mfite. Mituweli byagenze nyuma, papa yavuye kwa muganga, mituweli njya mu rugo ngiye ku ivuko ndayisaba barayima, ako binyuze mu nzira ikomeye mbona mituweli. Nyibonye nibwo natangiye ku bintu byo kwivuza, nibwo natangiye kwivuza ubwo burwayi, ako nazi icyo ndwaye muri ako kaguru. Mu by'ukuri abantu bazi ko indwara z'amayobera ziza, rimwe bakavuga ko ari ibirozi, rimwe bakavuga ko ari izindi ndwara zaje umuntu atazi. Njye sinari nzi n'indwara ndwaye ngo nihutishe njye kwa muganga bamvure. Nubwo banyihutishaga njye ntago nari nzi icyo ndwaye muri njyewe. Ngeze i Gahini ubwo bari banyoherejeho kugira ngo ankorere operation mu mubiri, ambageho akanyama ajye kugapima kugira ngo arebe ikibazo mfite mu kaguru, kubera ko ukuguru kwanjye kwari kwarabyimbye, mfite n'ibihamya by'uko Imana araho yanyijije. Ngeze i Gahini baranyakira, bamaze kunyakira akaba hariyo n'umuganga w'umudamu bamwita Vestine, yaramfashije nawe yumve ko mushimye, n'undi muganga nibuka izina bumve ko mbashimye. Nimurebe iki kiganiro muzibuke neza mwangiriye ko nanjye nayibutse, nanjye ndabashimiye. Ngezeyo baranyakira, baramfasha, bakora ibintu byose. Ngiye numvaga ko aho ngaho akaguru kanjye kazakira, nta kibazo kizabaho. Barangije baramvura, babagaho ako kanyama, maze kukabagaho nibwo bagiye kugasuzuma. Bambaze mu kwa 11 nibwo bambaze, bakoraho ako kanyama kugira ngo bajye kugapima. Ubwo nibwo bagiye kugasuzuma hanze, barambwira ngo nzagaruke mu kwa 12. Mu kwa 12 ndategereza. Mu kwa 12 negereje, babona bahamagara mbabaza cya gisubizo kigeze hehe. Barambwira ngo tegereza, baracyarimo kubikora kuko byari mu minsi mikuru ya Noheli. Barambwira ati tegereza. Ndategereza nihanganye, niko gukomeza gusenga kugira ngo cya gisubizo kizaze kimeze neza. Shishikariza abantu bafite intambara n'ibibazo, mu kigeragezo urimo uzajya usenga Imana, ntukayijye kure, nk'uko twasomye ijambo ritubwira ngo nuko ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo twibwira. Mu kigeragezo urimo uzajya usenga Imana, nayo izajya yihutira kukumva. Ako kanya ntiyagusubiza, ariko ugutwi kw'Imana ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Amaso yayo niyapfuye ngo ananirwe kureba. Ntabwo yafata izina ryanjye ngo igyitiranye n'ijyawe. Wibuke ko Imana ikuzi, ntuzashidikanye neza y'Imana. Mu kigeragezo urimo n'intambara urimo, Imana izagutabara. Nkomeza kwizera, negereje na cya gisubizo bajyanye kugira ngo barebe ikibazo kirimo muri ako kaguru.
ndakomeza ndasenga, igisubizo gisohoka mu kwa kabiri k'uyu mwaka turimo. Cyasohotse mu kwa kabiri, bampamagara i Gahini. Ngeze i Gahini kubera ariho cyasohokeye, ngeze i Gahini babona nta kindi, barambwira babona ikibazo mfite mu kaguru, basangamo ko narwayemo kanseri. Umubiri wanjye kuwakira biba bigoye. Nawe uri kundeba, kwakira icyo kibazo byaba bikuremereye. Kwakira ko warwaye kanseri biba bigoye, ariko ya Mana iguha umutima ukomeye, kubera ko wayisabaga ngo iguhe umutima ukomeye, irabikora. Nkomezanya n'ubwo burwayi, bambwira ko ndwaye kanseri, nambwira ati nta yindi miti ifite wamvura nkakiriye ndwara. Ngiye numvaga kanseri nkumva ko ari iyindi ndwara isanzwe, numvaga ko ari nko kurwara malariya, ariko nyuma nasanze ikomeye. Yego. Ujya mu rugamba rwo kumenyera yuko urwaye kanseri. Yego. Wakoze iki rero? Wabwiye nde umunsi umenya ko warwaye kanseri? Ninde muntu wa mbere wabibwiye? Umuntu wa mbere nabibwiye, Ahantu wari uri hafi, papa mama bari baratandukanye? umuntu nabibwiye ba mbere na mbere ni inshuti zanjye. Harimo Mahoro, harimo Rusi, harimo benshi, ariko aba mbere nabibwiye nabo ngabo. Narabibabwiye kubera ko aribo bambaga hafi ibibazo byanjye nabibwiraga, nibo nahise ngenda, kubera ko icyo gihe bambwira ko ndwaye kanseri nakoraga akazi ko mu rugo. Buri uburyo mbyifatamo, ndavuga se ninjya gukora mu kazi ko mu rugo bakanshyiraho stress nyinshi, bakanshyiraho ibibazo byinshi, n'ibyo numvishije bitanyoroheye ndabigenza gute? Reka ngende ndirire bano bana, byibuze barampumuriza. Mu by'ukuri bose siko baguhumuriza, ariko Imana ifite abantu iguha bakaguhumuriza. Ngezeyo mbereka ikizamini mfite, mbereka ibibazo mfite, mbereka ubuzima bwanjye ko burangiye. Barambwira ni komera, hari impamvu Imana yabyemeye. Imana yemera ko byose tubinyuramo. Nababwiye ko ngewe mu muryango wanjye ntabwo twari twishoboye. Imana igira amarangamutima yari guhita inyiriza icyo gihe, ariko yari guhita inyiza, ariko Imana iba ifite impamvu yabyemeye. Ndibuka naragiye mu modoka, ngiye mu modoka kubera ibyo numvisha n'ubuzima ngiye gucamo, intambara nciyemo, mbona ko ubuzima burangiye. Agenda negera abo bana, ni abakobwa, ndabegera, maze kubegera ndababwira. Maze kubabwira barambwiye ngo komera, ari impamvu Imana yabyemeye ko bikugeraho. Barampumuriza, ndarira cyane. Hari n'impamvu umuntu arira kugira ngo aruhuke umutima, kuko iyo ubabaye umutima cyane, umutima wawe urakomereka cyane, ukumva ugiye kuvamo. Narababaye, ndababara, ariko bashakisha uburyo naseka, bashakisha uburyo nareka kurira, bashakisha uburyo naba ndetse kurira, bashaka ijambo ry'Imana. Imana nayo irampumuriza, ambwira ngo komera. Ahari n'abantu bazi ko Imana itavuga, ariko hari igihe n'Imana igusanga ikakubwira. Mu nzozi turota hari igihe Imana idusangamo. Si ikenera amafaranga menshi, ntikenera n'amatungo menshi, ahubwo ireba umutima umenetse, umutima wazanye imbere y'Imana, irawureba ikavuga ati mwana wanjye kanze nkuhumurize. Barampumurije, dusenga Imana, Imana nayo iravuga, irambwira ngo komera, nzabana nawe. Abo bana
ntabwo watubwiye ko wakoraga akazi ko mu rugo, mwari muturanye, nabo bari abakozi bo mu rugo, abo bana bari abahehe? ntago bari abakozi bo mu rugo, bo barikodesherezaga, babaga mu nzu yabo bafite akandi kazi. Ariko kubera ko njyewe nari mfite ibibazo bikomeye, ndabegera. Nari mfite akazi ko mu rugo, ariko nabonye ko iyo ndwara bambwiye ningomeza kuba ninjya mu kazi ko mu rugo ntabwo nzabasha kugakora, kubera ko numvaga umutima wanjye ubabaye kubera ibyo numvishe kwa muganga bambwiye, kandi urumva ari nkawe ntibyabura. Nibwo nahise mvuga ngo reka njye muri abo bakobwa b'inshuti zanjye, inshuti Imana yamaye, ngende zimumurize mbabaze. Hari n'igihe ukenera kurira ukabura n'uwo waririra, ariko naragiye ndabegera baramumuriza, mfite agahinda kenshi, mbabwire ko naje mu modoka nazi naho njya, ku buryo bari no kundenza aho nari kugera, kubera ko nari mfite agahinda mu mutima wanjye, umvaga umutima uremerewe n'indwara bambwiye ndwaye. Nibwo byaje kugenda gutyo, abo bakobwa baramumuriza, turasenga. Nababwiye ngo iyo wisunze Imana nayo irakwegera. Narasenze, Imana iramumuriza, irazirambwa ngo nzabana nawe mwana wanjye. Urakoze. Abakobwa uragiye urabatekereje, baraguhumurije, wahise ugumana nabo, wasubiye handi ku kazi ko mu rugo, wagiye gusezera, waje kujya gute i Butaro? Jewe navuye aho ngaho, nago naraje maze kuza, abakobwa tumaze kuganira, bamaze kumumuriza, ameze neza, nsubira mu kazi. Izo mbaraga zikuye he Juliet? Kubera ko Imana yari imaje kumbwira ngo turi kumwe mu kigeragezo, ndi kumwe nayo, iri impande yanjye. Byahise bintera gukomera, ndavuga ni reka ngende gukora, Imana ifite uko izabigenza. None se ko wari umwana mutoya, wari ufite imbaraga ki? Wari ufite imbaraga zikizo kumva Imana gutyo ku buryo Imana ikubwira ukayumva? Wari kuri urwo rwego? Aho ngaho nari maze gukura, ari maze kugira mu myaka nyine y'ubukure. Muri uku kwezi kwa kabiri undebye urabona ko ndi umwana, ariko ndi umuntu mukuru. Nyine Imana ifite uko ibigenza, ikaguha umutima wo kwihangana. Nk'uko nababwiye ngo ibasha gukora cyane biruta cyane ibyo twibwira, yamaye imbaraga. Ntago njye nari kuziha, ako yamaye imbaraga. Nasubiye mu kazi, ariko mwibuke ko igahine bahise bamatira siferi yo guhita njya i Butaro. Nibwo namanje kujya kuri abakobwa b'inshuti zanjye, ndavuga ni nago natinda ahangaha, buracya mu gitondo subire mu kazi, pagasa andi mafaranga yo kuzajyana i Butaro. Usubiye aho wakoraga, urababwira ngo basanze mfite kanseri? Nasubiye aho nakoraga, bambaza impamvu naraye, bambaza aho narindi. Nubwo rimwe na rimwe abakoresha baba bumva ko umuntu yararanye n'abagabo, ariko siko biba bimeze. Hari agahinda runaka umuntu aba afite mu mutima we. Mu by'ukuri yaranonganyije, arambwira ngo waraye mu bagabo, muba mwatubeshye abakozi, ariko mu by'ukuri muzajye muha agaciro abakozi. Yarambwiye ngo naraye mu bagabo, byagenze gutya kandi mfite wa mubabaro. Amusabye agahushya, nagiye kwa muganga, ako sinamwandikiye mubwira ko bansanzemo kanseri. Naramubwiye ngo nago nyije, mubwira ibyatumye nyine naza, ako sinamubwiye ko ndwaye kanseri, kuko nta mutima nari mfite wo kuvuga ko ndwaye kanseri, nta mbaraga zo kubivuga nari mfite. Nibwo rero nyuma
nuvuga ngo waraje usubira mu kazi ntuhamubwira icyo basanze urwaye? nabimubwiye nyuma amaze kumbwira ayo magambo, amaze kumbwira ngo uba wagiye mu bagabo cyangwa mwasuye babasore banyu, ariko ndamubwira ati fata urupapuro rusome, nimba uzi ko nkubeshya urebe ibyanditse muri urwo rupapuro ubisome, noneho nawe urabonamo igisubizo n'amarira menshi. Arasoma arambwira ngo ihangane, arampumuriza. Nawe ni umubyeyi mwiza, yarampumurije. Abona niyo transfert, nibwo nazamutse i Butaro mu kwa kabiri. Yego. Ukiri mu kazi ko mu rugo? Yego. Natangiye ubuzima bwo kuzamuka i Butaro muri Burera. Utarazamuka i Butaro uburibwe bwari bugeze hehe? Narashyaga mu mubiri, ako simenye ibirimo kunyotsa. Nkumva nakisuka amazi akonje, nagira icyamarira, umubiri wanjye ugakomeza gushya. Akazi se wabashaka gukora k'abandi ntiyakubwiye ati taha? Naragakoraga, n'abantu bashira mu gaciro umubabaro w'umuntu. Iyo sinabashaga guterura ijerekani y'amazi kubera ko igufwa ryari ryaravuyeyo ritwikirijwe n'inyama, ariko ryaravuyeyo. Guterura ijerekani sinabishoboraga, no kumanuka hamanuka sinabishoboraga. Agendaga nk'umuntu udafite ikimuhagarika, ku buryo n'akatsi kanega nkahita ngwa hasi, nta muntu wandamira, ahubwo nguye hasi byahita bivamo izindi ngaruka ikomeye cyane. Unyandikira wambwiye ngo wajyaga wambara isutiya, byari bimeze gute byo? Narashyaga mu mabere, narashyaga umubiri wose, urumva umubiri wanjye wose warashyaga. Yego. Iyo wageragezaga kuyambara byagendaga gute? Iyo nayambaraga numvaga nyine umwuka urimo kubura, mvaga meze nabi cyane, meze nabi cyane cyane. Ugeze i Butaro warijyanye? Kuko nta muvandimwe wari undi impande, aho ndahatinda. Abindi nababwenga Imana igikomeza umuntu wayibaye imbere. Imana yarankomeje, magaze hano mbabwira iby'Imana, Imana yarankomeje. Nagiye i Butaro nta mama undiho, nta papa undiho, nta mushiki wanjye undiho, nta musaza, nta n'uwo duvindi imwe mu mubiri undi impande, nta n'ishuti ndi impande. Nazamukaga njyenyine ngiye i Butaro. Ngerayo, ngezeyo nabo baranyakiriye. Maze kunyakira bahita bampa igitanda. Bampaye igitanda, ahubwo mbere y'uko baguha igitanda baratuganiriza uko bigenda, ko umusatsi uvaho. Ako njyewe numvaga ko umusatsi utavaho. Hano mfite n'amafoto, hari benshi bazi ko tuba tudafite ubuhamya. Iyi foto murareba ko nari umukobwa mwiza. Ahangaha nari mfite umusatsi, aha nari inkomeye, ahangaha mvaga nta kibazo, ahangaha nari mfite udufaranga dukeya nanikoraho. Ahangaha rero niyo mpamvu nari mfite umusatsi, uwo musatsi numvaga kutavaho. Baratubwiraga kuzavaho, ariko numvaga kutavaho. Reka mbereke n'akaguru nari ndwaye. Akaguru nari ndwaye dore ni akangaka, kapimaga umuzenguruko w'akaguru 36, kari karabyimbye, sinabashaga kugahina. Aka niko kaguru nari ndwaye. Batubwira rero ko umusatsi uzavaho, sinabyemeye, ariko ndavuga ntibazamvura nyiri.
batujyana ku gitanda, batujyanye ku gitanda twegera ibyo ngibyo batubwiye, tujya gufata imiti, naterwaga serumu 8 n'ishinge 4 mu minsi 2 izo naterwaga. Mu kwa kabiri mwibuke ko aribwo natewe imiti. Mu kwa kabiri bamaze kuntera imiti haciyeho nk'iminsi 3 ngiye gutunganya wa musatsi wanjye, ngiye kwisokoza nk'uko bikwiriye, ngiye gusokoza umusatsi wanjye utangira kuvaho ngiye nkagira ngo ni kwa gucika k'umusatsi. Ngeze aho ndavuga ni reka mfate n'intoki nkurura umusatsi ndebe, ndawukurura mbona umusatsi uje mu ntoki, nyobega ikibaye. Abase ibi bibaho? Ibi bintu ntabwo bibaho. Ubwo ngubwo umusatsi uvuyeho kubyakira ntibyakunda, nasigaranye nyine agasura nk'akabana. Abo twari turi kumwe nibo bambonye baravuga ngo ubaye umusazi, kubera ntabwo bari bazi ko bibaho nabo. Ndi kubona ku ifoto ukuntu wari warabaye nk'akana. Ku ifoto hano ahangaha umusatsi wari waravuyeho, aha nta n'ingoyi nagiraga, nazo se zari zarapfutse. Umubiri wanjye wose nta musatsi n'umwe wari uriho, nta n'akoya kari kariho. Wagira ngo ufite imyaka undebye hano wavuga ngo uyu ni bebe, kandi ni ukuri hano nari inkuze pe, hari inkuze muri kubibona. Ariko nyine ibi ni ibihamya. Bigenda gutyo bikomeza kuba, ndakomeza ndihangana. Ubwo twasubiragayo nyuma y'ibyumweru 2 kugira ngo dukomeze dutegwe imiti. Babonaga rero kubera ko akaguru kanjye kari kamaze imyaka 9. Umva akaguru kamaze imyaka 9, nimba kari karimo kanseri atari Imana simba narapfuye, kuko nimba nge narabimenye mu kwa kabiri kamaze imyaka 9, muri kumva bitari bikomeye. Nkomeza kwihangana no gusenga cyane. Bababyeyi bawe ntabwo bakurikiranaga ngo bamenye kuri kwa muganga? Mama wawe yarari iki ko atazaga kuguherekeza? Mama wanje yari ahari ariko nta telefoni bari bafite. Abaturanyi nta nomero zabo nari mfite, na mama nta telefoni yari afite. Utagiye yose ngo utebuje kwibabwira? Nabonaga ayo matike ninyakoresha ngiriye, kandi mfite n'iyindi randevu yo gusubira kwa muganga, bizaba ikibazo gikomeye, nta yandi mafaranga nzabona. Ariko nibwo nakomeje kurwara bikomeye, nta n'amafaranga nari mfite. Mbabwire ko n'Imana igitanga amafaranga kugira ngo ukire. Byageze aho uburwayi bwanjye ibutaro baranyakira, nari mfite amafaranga make, ariko abantu bamfashije, bamfashije bamenye ibibazo mfite n'ibyo nahuye nabyo, baramfasha njya kwa muganga. Ngezeyo ndayatanga amafaranga, nibwo namanutse nyuma y'ibyo byumweru 2 maze gutegwa imiti, nibwo nagiye mu rugo ku ivuko. Ngeze mu rugo ku ivuko nibwo papa yabonye ikibazo mfite gikomeye, arambwira ngo mwana wanjye reka ngufashe nguha akagabane kawe ukagurishe kugira ngo utangire kwivuza. Nibwo yamaye akagabane kanjye nangira kwivuza muri ayo mafaranga. Mu myaka yo
havuyemo amafaranga 170 nibyo nazamukanye, ayandi yasigaye mu nzira. Kugira ngo rero bafate umwanzuro wo kunca akaguru kwa muganga, natewe inshuro guhera mu kwa kabiri buri muntu agaruka nyuma y'ibyumweru 2 bakomeje kuntera imiti. Ngeze mu kwa kane babona noneho indwara irimo kuzamuka, babona nyine imiti irenda kunyica, babona imiti ifite imbaraga mu mubiri wanjye cyane, babona ko nta kindi bagomba kunkorera ari ukunyohereza bakanca akaguru. Aho ngaho babimbwira noneho ko bagiye kunca akaguru. Bavugaga ko bagiye kumbaga, nkumva ko ari ukumbaga bisanzwe. Nyuma nibwo nasobanuje, barambwira ngo bagiye kunca akaguru. Narababaye. Ntabwo wagize ubwoba se? Narababaye, ngira ubwoba. Manza gutekereza imibereho, nekereza uko mbayeho, nekereza ibibazo byinshi mu mutima wanjye, ari nkawe ntiwabura kubitekereza. Nekereza ukuntu bagiye kunca akaguru, nekereza uko nzabaho bamara kunca akaguru. Ariko ibyo ndabyirengagiza. Umumama umwe w'umusiramu nawe yari afite umurwayi, we yaritabye Imana, ariko nawe ahari ndamukomeje. Yari afite umusore urwaye ijisho, nawe yararwaye ijisho rigwayemo kanseri, nawe yari afite randevu, ariko araza arankomeza. Uwo mudamu arambwira ngo komera, hari impamvu Imana ibyemeye kugira ngo bigende gutyo. Ndarira, ndaceceka, igenda mfata icyo gipapuro. Ubwo bahise banyohereza njya CHK. Ngeze CHK baranyakira. Bamaze kunyakira, niho wari ufite gahunda y'uko bazaguca akaguru? Kubera ko nageze i Kanombe bari bafite abarwayi benshi, barambwira ngo ningende sabe transfert. Ndayisaba. Ngeze Kibagabaga babona nabwo ntabwo byakunda bitewe n'uburwayi bwanjye, babonaga uko bumeze, kandi umuganga wari gukora ntabwo yari ahari. Nibwo bahise bampa transfert njya CHK. Byaba indi Imana ibifite ahantu izagukiriza, naho uzagera ibihafite, naho izagukiriza ibihafite. Buri muntu aba afite aho Imana izamukiriza, kandi buri muntu aba afite aho Imana izamugeza. CHK mageze mbonana n'umuganga. Umuganga ntabwo twari tuziranye, ariko mbonana n'umuganga aranyumva. Amaze kunyumva bahita bampa umunsi wo kuzaza kubarwa, kubera ko nari nzi ko bagiye kunca akaguru. Ariko kubera ko atari Imana ntabwo mba narakomeye, nta nubwo nari kwirwa njya kwa muganga, ahubwo nabonaga ikibazo mfite no gusenga, Imana ikambwira ngo izabana nanjye, sinzigera mbura urugingo rwanjye, sinzigera mbura nyine ingingo yanjye nimwe, ahubwo izabana nanjye. Mbabwire ko Imana ntabwo ibereyeho guca umuntu intege, ahubwo ibereyeho gukomeza umuntu kugira ngo akomere aterere umusozi, nagera hakurya azaruhuke. Ni hahandi umuririmbyi yaririmbye ngo nereye umusozi ndaroha, umbwiye ko uzaza ndaruhuka. Amen, amen. Haleluya. Amen. Ndakomeza nerera umusozi w'ikigeragezo cy'uburwayi, ndakomeza ndihangana, kuko hari icyo nari navuganye n'Imana. Nasinye gucibwa akaguru, nta muntu umbwiye, nta n'umuntu umatirije, ari njyewe ahubwo wabikoze. Ni njyewe wisinyiye, ni njyewe wanabikoze, kuko numvaga ko ahantu ngiye hose Imana iriyo. Kuko naravugaga ngo nimba Imana ibasha kumenya aho urushishi rutaha, yayobe gute aho ngiye. Nimba Imana ibasha kumenya aho umuyaga ucumbika ukaburi, yayobe gute aho ngiye. Nibwo nanjye nahise vuga ngo ntabwo iyobewe ko ngiye kujya ku iseta, ntabwo iyobewe ko ejo bazanjyana ku iseta bakanca ukuguru. Umwana w'umuntu yaravuze, ariko n'Imana izavuga.
ndakomeza ndagenda nkomeza ikigeragezo cyo kujya kwa muganga, cyo kujya ku iseta. Isaha yo kujya ku iseta iragera. Iminota 30 mbere y'isaha kigera, nirihe sengesho wasenze? Naravuze Mana, nzi kubasha gukora cyane biruta cyane ibyo twibwira nk'abana b'abantu, kandi turebera kure cyane. Imitekerereze yacu banza kuyireba, kandi ubasha gukora cyane biruta cyane ibyo twibwira nk'abana b'abantu. Nje narakomeje ndihangana, senga isengesho mvuga ngo uri kumwe nanjye Mana. Nta bindi nasengaga, navuga ati uri kumwe nanjye. Kwizera niki cyaguhaga imbaraga? Icyamaga imbaraga nuko Imana yavuganaga nanjye. Hari abantu batazi ko Imana ivuga, hari n'ababipinga, ariko mbabwire ko Imana ivuga. Amen. Mu mutima wawe Imana yagukoreramo ikavuga, itiriwe izana umuhanuzi. Imana ibasha gukoresha ibintu byose yaremye ku isi bikavuga. Ntago yayoberwa rero gukoresha umutima wawe ngo ukubwire. Niyo ugiye gukora icyaha, umutima wawe urakubwira ngo kiriya kintu sicyo. Kuki ujya gufata amafaranga menshi kavuga ngo ayo mafaranga ni menshi, umutima wawe ukakubwira ngo ugiye gufata amafaranga menshi. Iyo ugiye gufata amafaranga makeya, iravuga umutima wawe urakubwira ngo ugiye gufata amafaranga make. Rero ni Imana arigiza mu mutima wawe akakubwira ngo mwana wanjye komera, ndi kumwe nawe. Cyankomezaga ni iyo Mana, nta muntu wankomeje, ni Imana yo mu ijuru. Kuko nashatswe gukomezwa n'umwana w'umuntu umubwiye ibyanjye, ariko ntago yankomeje, ahubwo barambwiraga ngo ibyo ugiye gukora sibyo. Ariko n'umwana w'umuntu sinamurenganya, ahubwo Imana yo niyiza hejuru y'ibyo byose umuntu aba yumvishije. Umutima nawe ukuye ku Mana wo gukomera. Winjira muri sale dope. Ngeze ku iseta, kugira ngo umuntu yinjire aho bagukorera ibigenewe byo baba bashaka kugukorera ugira ngo ukire. Shimire n'umuganga wese ugira umwete ku muntu urwaye. Ndabashimiye cyane. Ibyo mudukorera birenze ubwenge bwacu. Imana yabahamagaye mukayumvira, namwe Imana izajya ibakomeza. Ndabibasabiye. Amen. Amen. Ndangije umubiri wanjye, imbaraga nazo nyuma zikaza. Nubwo nari nkomeye, ariko nta wakomera kuri iyi si 100%. Umuntu arageraho akadagadwa, ariko ukibuka ijambo mwavuganye. Ngeze mu iseta, sohoka inshuro 2. Murumuna wanjye niwe wari undiho, nyuma yaraje anzaho. Asohoka gujyahe? Ndi kwibaza, ese Mana mbyemere? Ese Mana urahari? Ese Mana mbikomeze? Ese Mana uri? Kandi nari namaze gusinya. Kandi umugwayi afite uburenganzira bwo gusinyura, kubera ko nimba yabyemeye nyuma afite n'ububasha bwo kubyanga. Aho ngiye gusinyura biranga. Namwe nakubwiye ngo buri kintu cyose umuntu Imana imwigigerageza abasha kwihanganira. Washatse gusubirayo ngo uvuge ngo ntago mbishaka, nisubiyeho. Ariko Imana ibifite impamvu yabyemeye. No gusohoka nkigendera si byari binaniye, ariko hari impamvu Imana ibyemera. Ngeze aho ndemera, ndagenda njya ku iseta. Sanga barimo kumva uturirimbo twa Isiraheli Mbonyi. Ndeba umuntu ufite akaguru nk'akanjye. N'abarwayi bari kutwumva se? Oya, n'abaganga. Bari bagiye kunyakira kugira ngo bankorere operation mu mubiri wanjye. Barimo kumva indirimbo. Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza, narabohowe ndaririmba, kuko nzi yuko nababariwe. Ni Imana.
ngeze aho ngaho aho ngaho bagomba kubinkorera nsanga bari kumva uturirimbo ndavuga ati sinyibuza akaguru kanjye nishiramo icyizere ko ntabwo mbuza akaguru kanjye numva nyine sinkabuze numva sibaragaca kubera ko ninjiye ko nje numvishije kubera ko ninjiye barimo kumva uturirimbo tw'Imana nzamura kwizera numva byose ndabyemera bankora ibyo ngibyo ako bakaba bari babonye n'ibyo bagomba kunkorera ntago abaganga bapfa guca akaguru ahubwo bamanza kugerageza kugira ngo barebe ko wagumana ingingo bashaka kunkorera ibyo bagombaga gukora rero bashaka kugira ngo akaguru kanjye kagumeho basanga amagufwa yanjye yaramunzwe nibwo gufata umwanzuro bafata umwanzuro nyuma bagakuraho ariko mwibuke ko ngiye numvaga ko kataravaho kubera ko nari nabonye ibyo bagomba kunkorera ngeze aho ngaho numva sikavuyeho bankora ibyo bagomba gukora nkangutse barakineye bakura bane ikinya cyo hasi ntago bane icyo hejuru bane igice cyo hasi ariko hano barahatwikira ahandi baratwikira kugira ngo narebe ibyo bari kunkorera kumva wenda bari kukavura njye nkumva ahubwo akaguru kanjye ntabwo karavaho kubera ko numvaga Imana ihari numvaga Imana ihari nta kibazo ndacyura akaguru kanjye kubera ko twari twaravuganye nayo mbabwire ko n'ubundi Imana yemera ko byose bikugeraho kugira ngo izakuvanemo umuntu w'umumaro amen 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 iyi Mana wayivuga nawe ufite uko wayivuga ako reka mbabwire Imana ntabwo ijya ikorera mu guhomba nabonye Imana ushobora kwibaza ese ko nari nizeye Imana ni ukubera iki yemeye kakavaho kuko ari bwo bumana bwayo kuko yitwa Imana ishoboye byose nibwo bumana bwayo ntabwo yakorera ikintu mu guhomba hari impamvu yabyemeye ko ingingo ivaho hari n'impamvu ibyemera ko byose bikugeraho kuko ari aho ibigushigarije ese Julie nta munsi n'umwe wigeze ugira gutuka Imana kwa kundi tugera mu Imana kuki ari njyewe ndi imfubyi njyewe none umweho n'akaguru umora iki koko sinize sinagize ndi umukozi wo mu rugo bla 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 ntabwo byakubayeho nagezaho mva ku iseta mvuye ku iseta nibwo narize mbuza akaguru kanjye ndarira mbwira muganga nigaruka oya ndashaka kumenya ukanga ntabwo wari usinziriye ndabizi ntabwo nari nsinziriye ndashaka kumenya isegonda rya mbere wateye ijisho ku kaguru ukabona nta kariho mbarubwira wavugije induru washatse kwiruka ubwira kambabwiza ukuri umubiri urajyana noneho kubura ingingo birajyana kurushaho ukiri na mutoya ndacyari mutoya kandi akaguru kanjye ntabwo kavuyeho kera kavuyeho mu kwa gatandatu muri uyu mwaka nibwo kavuyeho narakangutse maze gukanguka ndebye akaguru kanjye bagakuyeho cya mbere bambwiye ngo genda byarangiye bankuyeho nyine ibyo bari banwikirije nihutiye gukoraho kugira ngo ndebe ko kakiriho numva akaguru bagakuyeho nararize nararize aze kurira imirimo yawe Mana rwose irahebuje ibyo ukora byose Mana rwose birahebuje impamvu ndirimbye iyi ndirimbo iby'Imana ikora birahebuje
narakangutse mbona ukuguru bagukuyeho, ndarira cyane nk'uko mwabimbajije, nibaza umubiri wanjye uko bigiye kumera, kandi narakuriye mu buzima bugoye bwo kwishakira amafaranga muri akazi ko mu rugo. Ndarira cyane, ndababwira nti reka mbabwire uko mwakuye akaguru kanjye ntabwo mufite ukuntu mwakongera mukagasubizaho. Umuganga rero yari yatwaye akaguru kanjye yagiye kare, ntabwo wabibona, nubwo wakabona suzi nuko kameze ntabwo bizi, ahubwo utakuvuga ngo akaguru kanjye kariye. Nararize, ndarira cyane, bari mwibuke ko hari ahantu navuze nari nashizemo umwuka, bonyongerera bomboni, bazana ibishashi 2 by'amaraso, barimo kumbaga kubera ko baninzeho cyane. Nabuze umwuka, maze kubura umwuka banzanira ibishashi 2 by'amaraso, banera ibishashi 2 by'amaraso, banyongerera umwuka kugira ngo byihute vuba. Hano mu isosi bari niho bashizemo ka kantu bacomekamo nyine igishashi cy'amaraso kugira ngo amaraso ajyemo. Nahanga ukuboko hari harimo serumo, ahandi harimo igishashi, kundi kuboko nahangaha. Mwibuke ko nari narahuzwe ibintu byitwa imiti kubera kihahamuka ry'imiti yari yaranyishe. Nari nararwaye hahamuka rero kubera n'ibyo ngibyo, n'imiti yari ikindimo, n'imiti yari ikiri mu mubiri, n'imiti yari yaranyweye umusatsi, n'imiti yari yarahinduye inzara zenda kuvamo. Murumva ni inzira ndende nyine, nararwaye hahamuka. Ibyo mbibonye nanone ndwara hahamuka by'ibyo bagiye kunkorera. Ubwo rero kugira ngo nshaka ukuntu banzanira akaguru, nihutira gukuramo aka kantu bari banshyize hano, kandi iyo nkakuramo bari bafatiye ku mutsi nari guhita mpfa ako kanya. Rero bashaka ukuntu bankomeza, kuko ngewe nashakaga muganga wankwariye akaguru ngakagarure subirana akaguru kanjye. Ari nawe niwabura kubitekereza bitewe n'imibereho yanjye nari mfite imibereho itoroshye ikomeye cyane. Nekereza uburyo nzabaho, nekereza uburyo ngiye kuba nabi, nekereje ko nta n'umuntu uzamvugisha, nekereje ukuntu ngiye kwangwa n'abantu, ngiye kwanga na buri muntu wese, ngiye kubura ubuzima bwanjye. Ndavuga n'ubundi buzima ntacyo bumariye, reka nkakureho. Ngiye kugakuraho, hari umuntu ushinzwe kwandika abantu bagejeje mu bitanda, abantu babazwe, abantu bavuye ku iseta barabizi. Iyo uvuye ku iseta ari aho bakujyana. Aho banjyanye rero, muganga arambwira ngo bagiye kumuzana. Ngewe nashakaga muganga wantwariye ukuguru. Muganga noneho yanga kuza. Muganga yanga kuza, amaze kwanga kuza, kuko yaza byari kuba nabi. Wumvaga naza uramukorera? Naza agomba kunsubirizaho akaguru kanjye, kuko numvaga mu mubiri wanjye nshaka akaguru kanjye. Uko kari kameze naje nigenza, nashakaga kugenda byibuze nuko nagendaga, nubwo byari bikomeye. Niyo nari kugenda nkagenda nabi, ariko nyifite akaguru kuko kabashaga kumahira. Ariko ntako nari mfite, urumva nawe wabitekereza, kubera ko nari narakabuze. Ubuzima burakomera, ubuzima burandemerera. Nangira kuba nabi uko nabaye nabi mbere negwa ya miti. Nangira kuba nabi noneho mbuze ukuguru kwanjye. Babona amarira yabaye amarira menshi, banze kuzana muganga ngo ansubirizaho akaguru kanjye. Kandi nawe niwabura kubitekereza, ntunyite umusazi, kuko nawe niwabura kubitekereza. Babona muganga hari uwaneye ikinya, niwe wambwiye ngo agiye kumuzana. Arasohoka, ndatuza, kuko yatagenda ka kantu nari kugakuraho. Muganga aragenda, amaze kugenda negereje kaza. Babona amarira yabaye menshi, bazana murumuna wanjye.
murumuna wanjye yari yoherezwe na mama nawe mwibuke ko mama nyuma twaravuganye mubwira ibibazo mfite aramwa ngo umwana wanjye humura we yaransengeye nubwo yari ari kure ariko yaransengeye yohereza murumuna wanjye kubera ko we nawe yararemerewe n'ibibazo byo gutwita we yari afite ikibazo gikomeye. Mama wanjye rero urumva bigenda gutyo, murumuna wanjye araza, amaze kuza arinjira azi ko agiye kumoza. Njyewe numvaga nshaka umuntu turirana, nshaka umuntu umfasha tukarira kugira ngo nawe arire banzanira akaguru kanjye. Murumuna wanjye mbona na kubera ko ntago yarize kandi ngiye nashaka guhurira. Nuko bigenda gutyo, biba gutyo mu buzima bwanjye. Nkomeza kuririmba indirimbo ivuga gutya ya 91 mu gitabo cyo gushimisha Imana, kubera ko nirirwaga ncumura cyane mbwira Imana kwa kundi wambajije, nirirwaga nyitotomba kucyo byemeye. Ese buriya ibi ngibi nibyo wari wansezeranyije Imana? Ni wari wavuze ko nazigera ngendera ku mbago cyangwa ngo mbura urugingo rwanjye? Ibi ngibi nibyo membye? Ako wa Mana wazajya ureka kutubeshya. Ako nabibwiye ko mu bumana bwayo ari ibasha gukora. Ntabwo ushobora kubyumva ariko mu bumana bwayo niyo ibasha gukora. Ubyumva tuzagendana. Ndangije birangira muganga ataje. Yego. Nanjye nsubira ku iseta ndirimba indirimbo niyo yampumurizaga. Nsubira ku gitanda cyanjye, baganga bakomeza kunkurikirana, akaguru kavuyeho nkumva karacyakomeza kundya, nkashaka uburyo ba muganga bagakuraho kagendere rimwe n'ubundi bagakuyeho. Bagakatiye hagati ruguru hagati y'itako. Hagati y'itako namwe muraza kubibona, ni hagati y'itako. Mba muri ubwo buzima Imana ikomeza kunzanira inshuti, harimo aba twasenganaga mu magurupe himbaza Imana bakorera Yesu blessing. Abo bose bakamfasha gusenga kugira ngo bansabire umutima ukomeye. Hari abantu bashoboye kugusabira umutima ukomeye kuko babonaga mu gihe ngezemo noneho si cyo gusabirwa umutima ukomeye, si cyo gihe cyo kuvuga ngo ngiye gose ndasenga. Wapi, navuze ngo wa Mana we rero ngiye ntago gose mbishoboye, noneho nimba ari ukunyica nyiyicira nipfire. Ako mbabwire ko Imana itakwica igihe kitaragera. Niwava mu mwuka w'Imana igihe cyawe kitaragera. Mba muri ubwo buzima bwo kwihangana, abantu bakansengera, bakakomeza kunsengera, abansura bakansura, bavandimwe nabo nari mfite n'inshuti nazo nari mfite, ariko Imana yagiye inzanira inshuti z'umumaro. Ubu ngubu mfite inshuti nabwira bakanyumva, cyane cyane harimo ba Nadine, harimo benshi ndabashimiye, namwe muzabireba ndabashimiye. Nadine, Jory, benshi, Anastasie, Anto, bose ndabashimiye, ni benshi cyane abamfashije gusenga. Ndabashimiye cyane, ndabashimiye kuko mwambaye hafi mu gihe nari narabuze imbaraga. Mwebwe mwambaye hafi mu imbaraga zo gukomeza urugendo, munyemeza yuko niyo umuntu yaba yarabuze urukingo yakomeza ubuzima. Twibuke ko wagiye gucirwa akaguru kawe uvuye mu kazi ko mu rugo. Yego. Wamaze igihe kingana iki kwa muganga? Wavuye ujya hehe? Kwa muganga namaze igihe gitoya kubera ko baba bafite abarwayi bakira vuba. Namaze igihe gitoya, ubwo bagaciye mu kwa gatandatu, n'ubundi natashye muri ayo matariki ya nyuma yo mu kwa gatandatu. Navuyeyo njya kwa papa, kwa muka data niho natashye. Kayonza, Nyagatare. Niho natashye. Ngezeyo bibi nambara nanone ikomeye.
biba ikibazo gikomeye kumva ko umuntu yakwita ikimuga, kumva ko haruza akakubwira ngo ese uzashaka, ese uzabyara, mbega abantu bakakubaza ibibazo bikomeye kandi nibwo uvuye ku iseta, nibwo uvuye, nta nubwo urifata ngo ukomere, nta nubwo urakomera mu mutima wawe, ukumva none utangiye kuza. Barambwiraga ngo ese ubona uzabyara, ngo ese ubona, ese ubu uzabona umugabo. Hari n'uwambwiye ngo iyo yaba uribwa n'igise, mbere y'uko ndibwa n'igisebe kubera ko nari naraguye hasi narabasha kugendera ku mbago, nari mfite igisebe gikomeye cyane, nta nubwo nari nakavuyemo n'indodo, ariko nari naraguye hasi igisebe cyaracukutse, ariko Imana yabigenje neza ndakira. Ubwo rero barabimbazaga n'umubabaro mfite, nkumva biri kundemerera mu mutima wanjye, nsaba Imana imbaraga, n'aba bantu bakomezaga kunsengera, Imana ikomeza kumpa imbaraga, noneho magarara mvuga iby'Imana, magarara nshikamye, nkomeza gukurikira Imana, nkomeza kuvuga Imana ku byo yakoze, nkomeza kwamamaza Imana, nkomeza mu rugo, nkomeza no kuririmba, umva mu mutima wanjye ndabohotse. N'uwabanyitaga ibimuga ndavuga ati nimuzongere n'umunsi n'umwe, kuko nitwa Juliet, nimuzongere kunyita ikimuga, kuko byarambabazaga mu mutima, bigatuma nsubira inyuma kandi shaka kujya imbere. Nibuka bankomeje n'ija nshuti zanjye n'Imana bansabiraga ngo ninkomere, nibo bankomeje nkomeza urwo rugendo, ngera no mu rugo. Ngeze no mu rugo bakomeza kunsengera, bakomeza kunsabira imbaraga, ngeze no mu rugo ngira imbaraga, nkomeza mu murimo w'Imana, nkomeza no kuririmba, nkomeza gukiranukira Imana mu migwarire yanjye no mu mibabaro yanjye. Nabayemo nkorera Imana mu kigeragezo cyose, nabayemo nkorera Imana. Niyo mpamvu ushaka kubwira umuntu ufite ibibazo bikomeye, niyo mpamvu ushaka guhumuriza umuntu uri kwa muganga, ubona ko byose birangiye. Niyo mpamvu ushaka no gukomeza umuntu ufite ikigeragezo runaka ngewe nazi, ariko Imana yo irabizi. Niyo mpamvu ushaka gukomeza uyu muntu babwiye ko indwara yari yo kumwica atazigera abaho, shaka kugukomeza. Reka nkusomere iri jambo riri muri Zaburi, ibice 23. Turahera ku murongo wa mbere dushitse kwa 6. Haravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Haleluya. Ansubiza intege mu bugingo bwanjye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ntago nkomeje iri jambo, ahubwo nshatse kuguha umurongo ugenderaho uyu murongo. Nshatse kukubwira ngo Uwiteka niwe mwungeri wawe. Nubwo bakubwiye ko mu burwayi bwawe butazigera bukira, wibuke ko Uwiteka ari we mwungeri wawe. Ntabwo uzigera ukenyuka kubera ubwo burwayi, ahubwo uzakira. Nshatse kukubwira ko Imana ikiza kanseri. Nje Imana yanyijije kanseri. Mwibuke ko bari bambwiye ngo ninze bancu ukuguru nongere nsubireyo, nongere negwe ya miti, kubera ko kanseri nge yari yakwirakwiye mu mubiri wose, yari yazengurutse mu mubiri wanjye wose. Ariko nsubiyeyo Imana igira uko ibigenza, basanga narakize. Muganga aravuga ngo wowe warakize, ahubwo agenda ubonane n'abantu b'insimburangingo. Ibyo turabizaho nyuma. Nge nshaka gukomeza bano bantu, nshaka kubabwira yuko nimba wiringiye Uwiteka, mwikomezeho mu burwayi ufite. Nimba urwaye n'izo mpyiko, mwikomezeho. Niwe ubasha gukiza izo mpyiko, niwe ubasha kubaga izo mpyiko
ikongera ikakongerera iminsi yo kubaho. Nimba uri kwa muganga uraza kunkurikirana ukandeba, ndashaka kugukomeza. Nimba ufite intambara ikomeye, nimba ufite uburwayi bukomeye, nimba umaze imyaka ingahe mu bitaro, nshatse kukubwira ko Uwiteka ari umwungeri wawe. Nshatse kukubwira ko Uwiteka ari impande yawe. Nshaka kukubwira ko n'umwambaza arazi bugufi yawe, araza guhumuriza kubwira ati ndi kumwe nawe mwana wanjye, komeza uraza gukira kandi ndaza kubana nawe. Mwibuke ko hejuru y'imbaraga z'abaganga hari imbaraga z'Imana. Nubwo abaganga Imana yabahaye ububasha, Imana yiraza ikagukiza, ikaza hejuru y'izo mbaraga. Hari igihe n'abaganga bananirwa, none Imana ikaza ikikorera. Mwibuke ko kanseri itagipfa gukira mu mubiri, ariko njye narakize. Njye narakize, sinirata ko nakize, ndirata Yesu wanyijije. Niyo mpamvu naje hano mbabwira ngo mwiringire Uwiteka, mumwikomezeho. Azakuryamisha muri twa twatsi muri twa twatsi. Ntabwo nzi ibibazo ufite, sinzi intambara ufite, ariko Yesu azakuryamisha muri twa twatsi tubisi. Azakuzanira ya miti, atanga umuti utajyana. Yayamaye umuti ndakira. Nubwo byari bikomeye, ariko narakize kubera ko Yesu yabaye umwungeri wanjye, kuko yabaye impande yanjye. Mu kigeragezo urimo, mwiringire, ntuzigera umukoza isoni. Numwiringira, niwumva ucitse intege, numva utsitse intege, uzamubwire, azaza kumve. Ntago ajya kure y'abamutabaje, ahubwo aza yihutira ku bantu bamutabaje, akaza akababwira ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe, komera. Komera, komera, Yesu ari impande yawe. Komera, Yesu aje kukuruhura. Komera, muri kumwe. Komera, aragutabara. Komera, nubwo uri kwa muganga bikomeye, nubwo wabuze amafaranga yo kwishyura, Yesu ntago yabuze amafaranga. Yesu yarakwitangiye ngo aguhe amafaranga, azayaguha. Nubwo mu kazi bitameze neza, nubwo hari abakugambaniye, Yesu ntago aba ari impande yabo. Yesu azaza kuruhure, Yesu azaza gusubiza ku kazi kawe kagende neza ku murongo. Kwa Yesu twabonye nta kiburayo. Haleluya. Kwa Yesu twabonye hariyo byose. Ngo abamwiringiye bazamubona. Ngo kandi ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, nawe utamufite nta bugingo afite. Ndagushishikariza kugira ngo ugire uwo mwana. N'abantu badakijijwe ndabashishikariza kugira ngo mukizwe, mukiranukire Uwiteka, mumwiringire. Nubwo turi mu bihe bigoye, Yesu ari impande yawe. Erega kuba uriho nta kiguzi watanze, ahubwo hari impamvu itumye ukiriho. Kuko hari impamvu Imana yagushigaje kugira ngo uzavuge iby'Imana yagukoreye. Shatse no kubwira abantu Imana igirira neza, ntibahigure umuhigo, kandi Imana iba yarakugiriye neza. Ntukibagirwe nyamuneka, kuko iyo wibagiwe ntago Imana yongera kugukorera, ahubwo yongera iyo uyishimye yongera kuza igakora. Uzongere, uzajya uyishima, nayo izagiza yongere. Mukomeze ku mwami. Sinzi ibigeragezo ufite, sinzi intambara ufite, niyo mpamvu nakubwiye ngo Uwiteka niwe mwungeri wawe. Ibyo bibazo rero mubwire ngo Yesu, namaze kumenya neza ko uri umwungeri wanjye, kandi sinzakena kuko ndi kumwe nawe. Ntabwo uzigera ubura ubugingo. Numwiringira, ubugingo uzabubona. Nubwo buri mu isi, ariko mu ijuru buriyo. Ba Dorokasi bararirimbye ngo n'amazina yanjye yose yabura mu bitabo byo mu isi, nzi ko yanyanditse mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru. Haleluya. Amen, amen. Kuba agasura mfite ni Yesu, kuba mvuga bikemera ni Yesu. Kanseri bayarakomaze, kanseri bayaranyisha. Nubwo nabuze urukingo, hari ababuze urugingo, ariko njyewe
ndarufite rumwe, urundi rwavuyeho, ariko mfite Yesu. Hari ababuze yose ariko urarufite, ngenda rufite. Bararubuze no mu mubiri wose, bararubuze ariko ntago yakize. Imana rero yakubwiye ngo ni umwungeri wawe, n'umutabaza azaza. Nugenda gake nayo izagenda gake, nugenda neza izaza gutyo. Uko uzayifata nuko izaza. Ngo nuyifata nk'inyembaraga izaza nk'inyembaraga, nuyifata nk'inyantege nke izaza nk'inyantege nke. Ariko icyo nkushishikariza mwene data, uyifate nk'inyembaraga. Nuyifata nk'inyembaraga izaza. Imana yagukunze, naho umuntu yakwanga, Imana yagukunze birahagije. Kuko njye nakeneye abantu bankunda sinababona, nababonye nyuma Imana ibanzaniye. Mu gihe byari bikomeye nari mbakeneye ko aribo bampumuriza, ariko mu gihe batari bahari Imana yarampumurije. Nawe ushobora kuba nabufite, nawe ushobora kuba nta muntu ufite, ariko Imana ikugarutseho irakubwiye ngo ndi kumwe nawe mwana wanjye, nzagutabara, nzakugirira neza. Mwiringire rero, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana rikomeza ifuruka. Komera rero mushikame, Uwiteka ari kumwe namwe kandi abagarutseho. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo biremwe nonaha, n'ibyawe biremwe nonaha muvandimwe ukire. Umubiri urajyana ndabizi, umubiri urananiza ndabizi, umubiri urajyana bikomeye cyane. N'abatararibwa n'umubiri, ariko nshatse kubabwira ko umubiri ujyana. Buri muntu uri kuri serumu ari kubyumva, n'umuntu umanitse akaguru ari kubyumva, ariko nshatse kukubwira ngo komera. Nubwo bona bitagenda neza, Yesu arahari, aje kukubwira ngo komera, ndi kumwe nawe, nzakugirira neza, nzagutabara. Kandi biremwe nonaha agahinda kawe ngashizeho iherezo mwana wanjye, turi kumwe, komera. Yego. Reka tugaruke. Imana iguhe umugisha. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo hahirwa abantu bahindurira abandi gukiranuka, kuko bazaka nk'inyenyeri. Imana iguhe umugisha rero. Uvuye kwa muganga, wasubiye kwa papa, ubuzima bwawe bwo kurwazwa na mukaso, gira icyo mumbwiraho. Muka data yaranyakiriye, bajya bavuga ngo izibanye ntago zibura gukomanya amahembe, ariko kubera ko iyo wakurikiye umwami ubasha kwihanganira n'ibiza. Byari bikomeye, numva ko nanjye muka data agiye kumfata nabi, ariko bose siko bameze. Hari igihe nyuma bihinduka, ariko hari n'igihe bidahinduka. Ariko n'uwo mwashakanye birahinduka, n'uwo muturanye mukomanya amahembe. Rero niyo byaza ntibibura. Niyo mpamvu kwihangana kwawe, niyo byagenda gute, Imana ibasha kuguha uko mubana. Twarabanye, ariko ari ahantu nibagiwe, ari umukobwa wampostinze muri ako kababona nari ndimo, nambago nari mfite. Nibuka ko nta mafaranga nari nyifite, yari yarashize amafaranga yose, mbaho muri ubwo buzima. Ariko hakaba ari umukobwa wangiriye icyizere, bakamfasha izo gurupe, bakampa izo mbago, bakamfasha bakansura no mu rugo aho nari ndwariye. Ariko hakaba ari n'umumama wagize ishyaka ryo kumfata kugira ngo anyigishe kudoda. Wow, Imana ishimwe cyane. Ubu ngubu wa mwana wari uzi kazapfa yishwe na kanseri yaramugeze mu mubiri, ubu ngubu afite umwuga ari kwiga. Ubu wumva umeze ute muri wowe? Mba numva nishimye, mba numva ameze neza, mfite n'umumama turaseka. Biba bimeze neza cyane, kuko umubabaro narawibagiwe.
numvaga ko birangiye, numvaga ko byose birangiye, ariko ubu ngubu meze neza. Ndashima higejeje ko mbaye nyishimiye. Ndashima Imana ko yanyijije kanseri. Nagiye kwa muganga basanga nta ikirimo, kubera ko banyoye akaguru bongera gukuraho akanyama ngo bajye kugasuzuma. Bazanye ako kanyama basanga narakize neza, basanga mu mubiri wanjye nta ikirimo. Nimba utabyemera uzaze mbikwereke, mfite ibihamya birenga kimwe, birenga bibiri, kuba Imana yangiriye neza. Uzaze mbikwereke inshuti yanjye. Amen. Juliet, ubu ngubu ufite iyihe ntumbero? Wumva uzaba iki? Mfite intumbero yo kwiga kudoda nkabisoza. Ngize n'uwamfasha yamfasha kuma imashini kuko nayo mfite, kuko sinishoboye. Urumva na muntu kimfasha wagize umugisha wo kumfasha. Rero ndumva shaka kudoda, nanjye nasoza kwiga nkadoda ku bwanjye nkagira aho nzigeza. Nkeneye n'insimburangingo izajya imfasha mu buzima, imbago nibyo nkeneye mu buzima bwanjye, kuko nimbigira nzabasha kugera aho Imana ishaka ko ngera. Umuntu wankoreraho umugisha rero afite uko yabigenza, yavugana n'Imana ku giti cye, ufite uko wavugana nayo. Yego. Tutaragera ku gutanga nimero kugira ngo n'umuntu waba wifuza kuvugana na Julie wenda mu gikari bazavugane, ndashaka kugenera ubutumwa abantu bababaye bihebye muri iki gihe, imibereho yacanze. Nk'abantu bihebye muri iki gihe rero mbashe kubabwira ko nta kintu kijya gitungura Imana. Nta gitungura Imana, ibintu byose bizi Imana ibizi. Nimba ukenye, nimba wabuze amafaranga, nimba wabuze ibyo kurya, humura Imana irakuzi, kuko iyo atumye ujya kuri iyi si, uza kuri iyi si, izaguha no kurama no gukomera. Rero ndakubwira ngo komera. N'ababuze urubyaro, nabonye Imana itanga urubyaro. Nabonye Imana iha umumama nakoreraga urubyaro, yamuhaye umwana rwose ameze neza, umwana ni mukuru. Nawe rero ndakubwira ngo komera, Imana izaruguha, kuko ntabwo ijya ibabaza abantu bayo. Nubwo yakubabaza ni akanyafu nyine kugira ngo uzayikorere, ariko Imana ntabwo ijya itererana abantu bayo. Julie, reka tugushimire, turagushimiye n'ukuri cyane cyane pe cyane. Reka bakunzi bacu tuze tugane ku musozo. Niba hari umuntu wifuza kuzavugana na Julie mu gikari, reka tumwemerere atubwire nimero ze kugira ngo wamuhamagara niba ushaka amagambo akomeza. Uyu mwana afite amagambo akomeza imitima. Niba ushaka yuko wagira wenda ikintu uvugana nawe, ikintu wamufasha, wumva ushaka akeneye ibintu byinshi, akeneye wenda imbago, akeneye umuntu wamufasha wenda akamukoraho umugisha, akamugurira imashini, akaba yamenya kudoda. Niba se wenda ahubwo wowe uzifite imashini ukeneye abaza kuzikoreraho aho uzifite, wamuhamagara. Wabonye ko ari umwana mwiza unashobotse. Ntushobotse rata? Yego. Ngaho tubwire nimero zawe. Ni 078 6 7 2 5 203. Subiramo. 078 6 7 2 5 203. Yego. Amazina yitwa? Amazina nitwa Musabyimana Juliet. Akandi kazina Imana yamaye umukozi w'Imana. Arakoze cyane umukozi w'Imana Musabyimana Juliet. Juliet, reka tugushimire. Tutarasoza hari ikintu wumva ushaka kuvuga? Ndabashimiye abanyakiriye, ndashimira Mwizerwa TV yemeye ko yangiriye icyizere ngaza imbere ya kamera yabo. Imana namwe bagure kandi mwakoze cyane. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka dusoze dusenga. Mana wakoze kubana natwe, icyubahiro kizahora muri twebwe, kuko twakwiringiye, kuko twakwizeye. Urakoze kubana natwe, kubikoze nk'Imana. Amen. Amen.